umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Abakolosayi igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane n'urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Abakolosayi igice cya mbere. Gukomera kwa Kristo Yesu. I Kolosayi hari bugufi bw'i Laodikiya. Pawulo ntiyari yarigeze abasura, ariko yamenye amakuru yabo ayabwiwe na Epafura wakoranaga nawe umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Ikindi kandi bishoboka ko Epafura ari nawe washinze iri torero kuko ariho yavukaga. Hari inyigisho z'ibinyoma zari zaracengeye mu itorero nk'uko biriho no muri iki gihe cyacu. Ibaze nawe, abantu bigishaga ko dukwiriye kuramya abamarayika cyangwa gukebwa ndetse n'ibindi. Pawulo yababwiye ko agakiza kacu tugaheshwe na Kristo wabambwe akazuka. Ibyo birahagije rwose. Pawulo na Timoteyo bashimiye abizera b'i Kolosayi uburyo bashikamye kuri Kristo Yesu. Yesu wo niwe Imana yakoresheje irema ibiriho byose, ibyo turebesha amaso n'ibyo tutabona. Ni nawe wariho mbere ya byose kandi yabimburiye bose kuzuka. Yesaya we avuga kuri Kristo yavuze ko azitwa Data, Imana ikomeye, ndetse azitwa igitangaza. Imana yaduhamagariye kwamamaza ko Kristo ari we abari mu isi bose bakirizwamo. Reka ububasha bwa Kristo bukorere muri twe. Abakolosayi igice cya kabiri. Ibice byadutse mu itorero. Pawulo yakomeje kurwanira inkundura abizera bose ndetse abasengera ubudasiba. Yabwiye Abakolosayi ko bakwiriye kwirinda umuntu uza gusesera muri bo azanye inyigisho zishingiye ku icurabwenge cyangwa ibinyabutware cyangwa ubundi bucakura. Muri iki gihe cyacu naho hari abacengeza mu itorero inyigisho z'ibinyoma mbi cyane zikura abantu umutima ndetse zikabakura no mu byizerwa. Ubwo twakiraga Kristo burya twari dukebwe, ariko tudakebwe nka ba bandi, ahubwo dukebwe ku mutima. Ubwo tubatizwa tuba duhambanwe nawe maze tukazukana nawe mu mibereho mishya. Abahimba inyigisho ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, bibwira ko ari byo bihesha agakiza, kandi agakiza twagahawe na Yesu mwiza rwose. Izina rye rishyirwe hejuru. Irari ry'umubiri na kamere nibyo bitera abantu guhimba amategeko n'amateka atabazanira agakiza, ariko kugendera muri Kristo Yesu bituma twitungira amagara mazima ndetse tugahorana ibyiringiro byo kuziberaho iteka. Abakolosayi igice cya gatatu. Dukuremo ibishaje twambara ibishya. Kuko Imana yatuzuye muri Kristo Yesu, dukwiriye guharanira kwambara imibereho mishya duhoza imitima ku byo mu ijuru. Nk'uko umuntu akuramo imyambaro ishaje akayita akambara imishya, aba ariko natwe twikuramo imyifatire ya kera maze tugatangira kugendana imyifatire mishya ikomoka kuri Kristo Yesu. Iki ni igihe cyo kureka kuvuga ibigambo bibi, uburakari, umujinya n'ubugome. Iyo twambaye imico ya Kristo twese duhinduka bamwe. Ntitwongera kugira uwo twita ko tudahuje isano. Nta muyuda cyangwa utari umuyuda, nta munyamujyi cyangwa umunyacyaro, ahubwo bose baba abana b'Imana. Twambare impuhwe, kugira neza, kwicisha bugufi, maze igihe abantu babiri bagize icyo bapfa bihangane, maze buri wese ababarira undi. Amahoro ya Kristo agwire muri mwe. Abashakanye bubahane, abagabo bareke kumerera nabi abagore babo, ababyeyi bareke kugwa nabi abana babo, ndetse n'abana bubaha ababyeyi babo kugira ngo bazabone ingororano nyinshi bakiri muri iyi si, ndetse bazabone n'ubugingo buhoraho. Abafite abakozi nibabafate neza kandi bajye babishyura ku gihe. Abakolosayi igice cya kane. Amatwara ya Gikristo. Ni gute abayoboke ba Kristo bakwiriye kwitwara?
abakristo bakwiriye gusenga babihugukiye cyane. Pawulo yarabinginze ngo nawe bajye bamusabira aho yari ari muri gereza. Ni ukuri rwose dukwiriye gusabira abari muri gereza, abari mu kababaro bose dukwiriye kubabarana nabo. Pawulo asoza uru rwandiko yashimiye Tikiko na Onesimu. Uyu Onesimu ni wa wundi yari imbata ya Filemoni maze agatoroka. Izina rye risobanurwa ngo uw'agaciro. Nyamara yari yaragizwe inkoreragahato, ariko ahuye na Yesu yagarutse i Kolosayi atari umucakara, ahubwo ari umukozi w'Imana w'umunyacyubahiro. Imana natwe idusubiza agaciro twambuwe n'isi. Mariko nawe aramushimira cyane akabasaba kuzamwakira. Ni wa wundi Pawulo yari yanze gusubirana nawe mu murimo kuko yari yarigeze abatererana. Nyamara Barinaba we yakomeje gutoza Mariko umurimo kugeza igihe yahindutse ingirakamaro mu itorero. Epafura na Luka wari umuganga nabo Pawulo yarabashimye. Ndakwifuriza nawe ko izina ryawe rizashimwa muri za mpapuro zera. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya mbere. Imibereho yo gusenga no guhamya. Tesalonike wari umurwa mukuru w'intara ya Makedoniya. Pawulo na Silasi na Barinaba bahageze mu rugendo rwa kabiri rw'ivugabutumwa maze bahashinga itorero. Timoteyo yaragarutse maze amenyesha Pawulo inkuru yabo. Pawulo yavuzemo iby'igihe cy'imperuka ndetse no kuzuka. Ab'Itesalonike bakiriye Kristo ndetse inkuru yabo n'imigenzereze yabo myiza byamamara ahantu hose. Bari mu bibazo byinshi kuko bari hagati y'abasenga ibigirwamana bakaba hagati y'Abayuda bakomeye ku migenzo ya kera harimo no gukebwa. Nyamara Abatesalonike bakunze inzira ya Kristo bayishikamamo burundu. Reka natwe tugire kwizera kwamamara kandi kumenyekana mu Imana yaremye. Abatesalonike igice cya kabiri. Umurimo wa Pawulo. Pawulo yabibukije ko yaje iwabo avuye i Filipi. Bari baramurwanije baramutuka, ariko hasigayeho itorero rishikamye muri Kristo twizera. I Tesalonike ba Pawulo bahaje bicishije bugufi, ntawe basabaga kubakorera, ahubwo birwanagaho muri byose. Igihe ababwiriza benshi baharanira kwishakira ikuzo n'icyubahiro, Pawulo na bagenzi be bicishaga bugufi cyane bakamamaza Kristo wenyine. Abagize amatorero ya Kristo i Yudaya bari baragiriwe nabi na bene wabo b'Abayuda kuko babazizaga kudakurikiza imihango ya kera. Abatesalonike nabo baterwaga impagarara n'Abayuda bari hagati muri bo. Nyamara Pawulo na bagenzi be bari barabigishije ijambo rya Nyagasani maze kwizera kwabo kurakura kandi kurakomera cyane. Reka twese tugera kwizera gushora imizi kandi guhamye iteka. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya gatatu. Itorero ry'Itesalonike rikomera. Ubwo intumwa zari muri Atene zohereje Timoteyo i Tesalonike kugira ngo ahugure abizera ndetse ashire n'abayobozi batandukanye mu myanya y'itorero. Kuko intumwa zari mu mibabaro myinshi no kurenganwa hirya no hino, zahisemo Timoteyo ngo ajye guhumuriza imitima ya bene data b'i Tesalonike. Timoteyo agarutse yabwiye intumwa ko itorero rya Kristo muri kariya karere ryakomeye cyane mu byo kwizera. Nta kinezeza nko kumva ko abantu uzi bakomeye mu byo kwizera. Pawulo yaravuze ati, icyampa Imana yacu databuja n'umukiza wacu bakaducira inzira tukazongera kugaruka iwanyu. Ni iby'ukuri ko tukiri mu isi dukumburana, ariko mu ijuru tuzabana igihe kitagira iherezo. Ahasigaye dukundane, dukomezanye kandi dutegereze umukiza wacu ugiye gutunguka mu bicu byo mu ijuru. Muri iki cyumweru cyose Imana izakwibuza Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwire iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde mubwirizabutumwa washinze itorero
by'i Kolosayi. Icya kabiri, mbese ubutumwa bwiza butwemerera kurya ibyo tubonye byose. Icya gatatu, ninde wagarutse i Tesalonike ari umubwirizabutumwa bwiza kandi yari yarahoze ari inkoreragahato? Imana ibahe umugisha.